Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukurikiye radiyo Mwirongi. Uyu ni wa mwanya mugezwaho ikiganiro cy'amateka na Karengera Augustin. Uyu munsi turabagezaho intambara yo ku Rucunshu yabaye ahagana mu mwaka w'1896. Uwakubeshya yakubwira ko iyo umwami yatangaga, uwamusimbuye yahitaga ategeka nta nkomyi. Mu by'ukuri ubwami bwakunze kugira ubwiko. Kurwanira ingoma ni umuco mubi wokamye abana b'ingoma nyiginya. Impamvu ni uko bimwe mu bibazo by'ingenzi muri politike ari ukugena imitunganyirize y'ikibazo cy'umusimbura. Mu butegetsi bwa cyami, gutangira gutegeka by'umwami babyitaga kwima. Bivuga kwima ingoma undi uwo ari we wese wowe umaze kuyihabwa. Urugero, baravugaga bati umwogabyano ahaye Rwogera. Bityo uwabaga agiye ku ngoma ku butegetsi, iyo yayimaragaho igihe nta wumurwanya ku mugaragaro ngo abe yayimutsimburaho, bavugaga nyine ko yimye ingoma. Iyo mvugo iratwumvisha ukuri kw'ikiranura ry'ikibazo cyo kuzungura cyavuyemo ikibazo cy'intambara y'izungura. Dore bamwe mu bami bimye bamaze kurwanira ingoma cyangwa bayirwaniye bamaze kuyihabwa. Yuhi wa kabiri Gahima yabanje kurwana na bene se, ari bo bene Shetsa, umugore w'inkundwakazi wa Mibambwe wa mbere Sekarongoro, wa mbere Mutabazi. Kirima wa kabiri Rujugira yabanje gushyamirana na mwene se Karemera wa mbere Rwaka, kimwe na Nama wishwe ari uko yari ashyigikiye Bicura. Mibambwe wa gatatu Sentabyo yimitswe na Sekigere wa gatatu Ndabarasa, ariko hanyuma ntibyamubujije kurwanira ingoma na Gasenyi mwene se na Gatarabuhura wari ushyigikiwe na Rukari, umutoni wa Kigeri wa gatatu Ndabarasa. Kigeri wa kane Rwabugiri yishe benshi bo mu muryango we, ariko ntawareka kuvuga abamurwanyije ngo bamukure ku ngoma. Umuntu yavuga nka Nyamwesa wa Mutara wa kabiri Rwogera. Mu mpera z'umwaka w'1896 byatangiriye Ingeri muri Nyaruguru. Rwabugiri yateganije umusimbura. We yahisemo n'umwe mu bana be b'icyitiriro, ari we Rutarindwa. Nibwo Kigeri wa kane Rwabugiri amwimitse, imihango yose irubahirizwa. Aherezwa inyonga, ari byo bimenyetso by'ubwami, yitwa Mibambwe wa kane Rutarindwa. Rutarindwa kimwe na Baryinyonza, Karara na Burabyo bari abana b'abazanano. Rwabugiri yacyuye Nyiraburunga, umukonokazi wari mubyara we, atwara n'abo bana abitabye, nk'uko yari asanzwe abigira. Se w'abo bana Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro yararuciye ararumira ngo atahagwa akicwa na Rwabugiri. Rutarindwa yimitswe afite imyaka 22 kandi afite abana 3. Ikindi kandi bavuga ko Rwabugiri ashobora kuba atarabyaraga. Niyo mpamvu havugwa byinshi kuri Musinga no kuri Rutarindwa. Musinga
bavuga ko Kanjogera nawe yari ingumba, ashobora kuba yarabyawe n'umukozi noneho bakamumwitirira. Hari ahandi bavuga ko Rwabugiri ashobora kuba ari umwana wa musaza wa Kanjogera, bakaba baramubyaranye na Kanjogera. Muri make biragoye guhita umuntu amenya neza ayo makuru, ariko Kabare benshi bamwitirira ko ari uwe yabyaranye na mushiki we Kanjogera. Havugwa byinshi rero bitandukanye ku bana ba Rwabugiri. Abana batatu ba Rutarindwa, umwe yitwaga Nyamuheshera, undi Sekarongoro na Rangira. Hari kuwa 22 Ukuboza mu 1889, irage ry'ubwami n'umurage w'ingoma Rwabugiri abishinga abiru b'inkoramutima. Abari bari muri iryo yimikwa ni nka Bisangwa w'umuhutu na murumuna we Sehene na Mugugu. Uwo Mugugu akaba n'umutware w'ingabo zitwaga Abarasa. Abashinga kuzashyigikira Mibambwe wa kane Rutarindwa, anabaraga iby'izungura. Nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga yari yarishwe na Rwabugiri mu mubare wabo yishe ahorera nyina Murorunkwere, wishwe bamubeshyira ko atwite. Uwo Murorunkwere yabeshyewe n'Abega mu ntambara yo gushaka kuzigarura ubutegetsi, aribwo bavuga ko inda twite ari iy'umuhutu bitaga Seruteganya. Uwo Seruteganya akaba yari umuhutu wari ukomeye cyane. Ibyo byatumye Rwabugiri aha Mibambwe wa kane Rutarindwa umugabekazi w'umutsindirano, ari we Kanjogera, bamwe bita Kanzogera. Abiru n'abasizi bahise babwira Rwabugiri ko arikoze, ko ashoje intambara. Dore impamvu itegeko ry'ubwiru ryagengaga izungura ryagenaga ko ubwami mu by'ukuri budahabwa umwana w'umwami uzungura, ahubwo buhabwa bumwe mu bwoko bwitwa ibibanda. Ni ukuvuga amoko yabagamo abagabekazi ariyo Abaha, Abakono, Abega n'Abagesera. Ariko Abagesera ni ubwoko bwiyongereho mu buryo butunguranye. Umugabekazi w'umugeserakazi ni umwe rukumbi, ari we Nyirakigeri wa gatatu Rwesero, nyina wa Kigeri wa gatatu Ndabarasa. Rujugira yamukuye mu Bagesera b'Abazirankende babarirwa mu Gisaka, aho yari yarahungiye ubusazi bwa se Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Ibibanda bikomeye rero ni bitatu kugeza ubu: Abaha, Abakono n'Abega. Kugeza igihe Rutarindwa yimikiwe na Rwabugiri, ubwoko bw'Abakono bwari bukomeye kuko bwavuyemo abagabekazi batatu, ari bo Nyirakigeri wa mbere Nyankuge, nyina wa Mukobanya Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo, nyina wa Mazimpaka. Hari Nyirakigeri wa kane Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri, na nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga, nawe yari umukonokazi. Umugabekazi w'icyitiriro Nyiramibambwe wa kane Kanjogera yari umwegakazi, kandi uwo mwene Rwakagara
akaba inkundwakazi ikomeye cyane. Amakosa bashyira kuri Rwabugiri ni aya: irya mbere ni ugutsindira umwami amuha Kanjogera, ho umugabekazi badafite aho bahuriye, kandi n'uwo mukobwa akomoka mu bwoko butanga abagabekazi. Irya kabiri, kuba uwo Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu w'uburabwe yabyaranye na Rwabugiri. Musinga, uwo muhungu we Musinga, twavuze ko afite n'amateka maremare bigoye kwemeza ko nawe ari uwa Rwabugiri, kuko kenshi bavuga ko Rwabugiri ashobora kuba atabyara. Nanone bakongera bakemeza ko Musinga ashobora kuba ari uwa Kabare, dore ko yamurwaniye ishyaka rikomeye cyane kugira ngo Abega nabo bagire ku ngoma. Abega babonye Rwabugiri akoze ibyo, bariyamirira bati nimumureke ingoma itashye ibwega, igisigaye ni uguhirika Rutarindwa hakima umwana wacu ari we Musinga. Uwo mugambi wacuzwe ahanini na Kanjogera na basaza be Kabare, Ruhinankiko n'umuhungu wabo Rwidegembya. Turebe uburyo bwo gukuraho umwami Rutarindwa. Icya mbere, kumwomoraho amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye, ari bo Bisangwa, Sehene, Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Bisangwa yoherejwe ishangi kurwanya abasirikare bari baravuye muri Kongo. Nabibutsa ko Kongo icyo gihe bwari ubukonde bw'umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri, umwami w'Ububiligi. Ingabo barwanaga zari ziyobowe n'umuriyetona w'Umubiligi witwaga Sandra. Bisangwa arahagwa mu gihe bamwe bahungaga barimo bene Rwabugiri. We ati mpunze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumvikana, none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahunga ngana ni hehe? Nuko yanga guhemuka, yiyahura asatira Umubiligi Liyetona Sandra, amukubita isasu mu gahanga. Bisangwa agwaho. Amaze no kuvuga ati uwanyoye amata y'ibwami ayishyuza amaraso. Yari umutware w'ingangurarugo. Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa agira inama Mibambwe wa kane Rutarindwa yo kwikiza Musinga akamwica, kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubutiriganya ritamuruke, ariko biba kugosorera mu rucaca. Rutarindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Ingenza ntizatinze kubigeza ku Bega. Nibwo Kabare ateze umutego Sehene, aramushukashuka amujyana ahiherereye, nuko amuteza abo yari yararitse, baramusingira baramuniga. Sehene apfa atyo nta rusaku. Mugugu wa Shumbusho, Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko babanje kumwangisha umwami Rutarindwa. Rutarindwa nawe yemera amabwire, kandi mu by'ukuri bari bagamije kumuvutsa amaboko, kuko Mugugu yari inkingi ikomeye y'umwami Rutarindwa. Abo Bega banashakaga kumutwara intara ebyiri yategekaga, Gihunya na Mirenge ho mu Gisaka, akahategekesha abamuhagarariye
ariko we agatura mu burima hari muri Nduga. Abo bega rero bohereza ingabo zo kumutsinda iwe, nawe aragerageza kwirwanaho, abonye byanze asezerera bamwe abatwa be bo bamukomeraho, abonye yagirijwe yanga kugwa mu maboko y'abega, nuko yitwikira mu nzu hamwe n'abavandimwe be. Abavandimwe hari Semakamba na Karwanyi. Mugugu yari umutware w'abarasa. Muhamyangabo yari mwene Byabagabo, akaba umunyiginya w'Umugunga. Niwe wari ushinzwe urugo rw'umwami rw'i Kigali, rwacungwaga na Musomandera Mukarutarindwa. Uwo mugore yagiranye amatiku na Muhamyangabo, yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa. Koko Rutarindwa atanga uwo mutware, atangwa hamwe n'umuvandimwe we Ndabahimye, hamwe n'umuhungu we Majuguri. Muhamyangabo mu gihe bamujyanye bajya kumwica, nibwo avuze iri jambo ati: "Ndamakoma ngiye gusasira amakombe." Yari azi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze, hamwe n'ibindi bikomerezwa. Icya kabiri, gushaka amaboko. Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko ntacyo batakoze kugira ngo umugambi wabo wo kwica Rutarindwa utabapfubana, cyane cyane ubwo byari bimaze kugaragara ko ibwami hari amacakubiri. Dore rero ko abo babanje kwiyegereza bene Rutarindwa batagize amahirwe yo guhabwa Karinga, kubumvisha ko ntabyo bagomba kwivangamo, ko niba badashyigikiye Musinga byibuze batagira aho babugamira. Abo nibo Nshozamihigo, umutware wo mu Marangara, Sharangabo, umutware wo mu Buganza, Cyitatire, umutware wo mu Bwanamukari, ngo kandi agakundwa na Musinga. Hakazana Baryinyonza, murumuna wa Rutarindwa, wibeshye akemera amabeshyo y'abega, agatatira umuvandimwe we Rutarindwa, yibwira ko we ntacyo azaba. Muhigirwa we yemeye kubogamira kuri Musinga abigize rwihishwa. Mu Biru, kubera ko Abiru bari bubashywe na rubanda, byari ngombwa kwiyegereza bamwe. Ibyo byatumye abega biyegereza umutware w'Abiru bose, ari we Rukangirashyamba. Niwe wari ufite umwanya wa kabiri mu gihugu nyuma y'umwami n'umugabekazi. Rukangirashyamba yari umutsobe w'umugarura. Abatsobe hafi ya bose babogamiye muri urwo ruhande. Rukangirashyamba yahise agabana Mirenge yo mu Gisaka. Mu batware, Rutishereka, umunyiginya w'Umwenegitore, icyo gihe yari akomeye ibwami kandi yari inshuti ya Kabare. Bari indatana, bari inshuti zikomeye cyane. Muhigirwa yari yaragiriye inama Mibambwe yo kwica Kabare na Rutishereka, ariko aranga, aramutsembera. Abandi batware ni Rwangampuhwe
na Rubasha bakaba abakono. Babaye nk'abagambanyi, ariko rero hari n'abiru bari mu ruhande rwa Mibambwe nka Rutikanga rwa Nkuliyingoma, Umusindi w'Umutege, umuhanga mu ntekerezo z'ubwiru. Icya gatatu, gushoza urugamba. Abega n'abanyamugambi babo bashoboraga gufata inzira yo kuroga cyangwa guhotora Rutarindwa bamutaye mu cyico. Bahisemo inzira y'imirwano kuko babonaga ariyo izabafasha kugira ubutegetsi burambye, bakagenda bikiza abari ku butegetsi b'Abanyiginya. Ibwami bari bacumbitse i Rukaza ku musozi witwa Rucunshu muri komine Nyamabuye, nko mu birometero 5 mu majyepfo ya Kabgayi. Mu gihe bagitegereje ko urugo rw'i Rwamiko hepfo ya Shyogwe rwuzura, ubwo bari bacumbitse aho ngaho. Burya rero impamvu ingana ururo. Bamwe bavuga ko kurwana byaturutse ku bana barwanaga, abandi ngo ku nzuki zasandajwe. Ibyo ari byo byose impande zombi zari ziteguye kurwana, bari babimaranye igihe. Zari zisanganywe intwaro, bose biteguye kurwana. Urugamba rwamaze kurema, abarwanira Mibambwe wa kane Rutarindwa baba basatiriye inzu y'umugabekazi ari kumwe na Musinga, ari nako bayikikiza. Bayimereye nabi ku buryo Kanjogera yashatse kwiyahura hamwe n'umuhungu we, maze Kabare arababuza. Ubwo umugambi w'Abega wari ubapfubanye, iyo atahagoboka Rwamanywa rwa Mirimo. Uwo Rwamanywa akaba yari umwega w'umuhenda, ari kumwe n'ingabo ze zitwaga Abatanyagwa. Abatanyagwa bari Abahutu baturutse mu Budaha. Ingabo zo kwa Kabare na Musinga zibasamira hejuru, kandi bo bari baje bavunnye umwami. Ingabo zo kwa Rutarindwa zari zinaniwe, ziganzwa n'izo mu ruhande rwo kwa Musinga. Zari zivanzemo abafite amavamuhira. Ingoro ya Rutarindwa irakikizwa, abo kwa Musinga barayisatira. Umwami abona ko byamurangiriyeho, yinjira mu nzu, abarabe barayitwika. Mibambwe wa kane arahagwa hamwe n'umugore we Kanyonga n'abahungu be 3 n'abayoboke be bamwe na bamwe. Kabare byose abikorana ibakwe ridasanzwe, aterura Musinga amushyira hejuru, abwira imbaga yari iraho ihagaze aho mu mirambo ati: "Rubanda, dore umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma, ni Yuhi Musinga." Naho Rutarindwa yari yarigize ikigomeke cyihaye ingoma. Bamubwiye ko ingoma z'ingabe zihiye. Kabare arabaseka cyane, arabasubiza ati: "Haguma umwami, ingoma irabazwa." Ngibyo muri make byo ku Rucunshu. Haguye abantu benshi batabarika, ari umwami, ari ibikomangoma, ari na rubanda. Nuko Abega barategeka, barica karahava. Turebe inkurikizi zo ku Rucunshu. Iya mbere, Karinga yataye agaciro. Twabonye ko ingoma Karinga yasumbaga umwami, igahabwa icyubahiro cyihariye. Kabare we akora revolisiyo ikomeye mu murongo wa politike y'ubwami, ubwo yiyamiriraga ati: "Haguma umwami, ingoma irabazwa." Ni ukuvuga ko ikiri ngombwa ari ukubona umusimbura umwami, mbese umuntu. Naho ingoma ni igiti, bashobora kubaza ikindi.
icya kabiri, havutse impaka zerekeye ukuri ku bwami bwa Yuhi Musinga, cyane cyane byari biturutse no ku mazina ya cyami. Ubundi byari biteganyijwe ko izina Yuhi rikurikirana n'irya Mibambwe. Kuba rero abishe Mibambwe wa kane Rutarindwa barahaye Musinga izina ry'ubwami rya Yuhi, ni ukuvuga ko bemeye ko nta kundi byagenda. Rutarindwa yari umwami wemewe n'amategeko. Rubanda rwo ntirwigeze rubishidikanya. Iya gatatu, kugororera abayoboke. Bashyigikiye Yuhi Musinga, kugorora abayoboke bashyigikiye Yuhi Musinga. Ukurikije ubwoko usanga abahazamukiye cyane ari Abega hamwe n'Abatsobe. Abandi ni Abanyiginya batitabiriye gushyigikira Rutarindwa. Abakono bo babaye nk'ibicibwa, kandi koko muri bo hari abahungiye muri Uganda, bose bahunga abo Bega. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi, Abega bavugwaga bafite imisozi hirya no hino, ni aba bakurikira: hari Kabare, Rwidegembya, Kayondo, Rwubusisi, Mpetamacumu, Nyirinkwaya n'abandi. Iya kane, gutsembatsemba abagome. Kuva muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana umunani mirongo cyenda na gatandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'umunani, Abanyiginya barishwe, abandi baranyagwa, abandi bagiye bagirirwa nabi, cyane nka Kayijuka bamushiririje amaso. Nuko urwango rw'Abega n'Abanyiginya rusa n'urubaye akaramata, ruba iciro ry'umugani. Iya gatanu, ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye cyane izwi mu mateka y'u Rwanda. Iyo mitwe yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya n'inzangano z'urunuka. Dore uko yari iteye: Kabare hamwe na Rutishereka, Ruhinankiko hamwe na Karira, wongeyeho na Baryinyonza wari warabandishijwe na Ruhinankiko. Karira yari mwene Rwogera, aba nyirabukwe wa Rutarindwa, ariko akaba n'inshuti ya Kanjogera. Bari indatana cyane. Iya gatandatu, Rucunshu yabaye urugero rw'urwikekwe n'ubugome bugamije gufata no kwiharira ubutegetsi n'amaronko. Itera igisare kinini kandi kirambye mu bikomangoma. Ku ruhande rumwe Abega banganye n'Abanyiginya, ku rundi Abega bazirana urunuka n'Abakono. Muri make rero ikiganiro twabateguriye kigarukiye aha, naho ubutaha murakoze.